narabimubajije ariko kuri twese abanyarwanda agatunda turakazi wajya mu soko wari bazaribona bavuga ngo amatunda kuko aba ari menshi. Meza TV ryohera abagukurikiye. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Meza TV, ni kazi kacu kagikomeje. Nabasezeranyije yuko igihe mubishakiye nzajya mbazanira umuntu mushaka. Ndabakunda kandi namwe murankunda. Nitwa Gitera, umuhana vayo nyamutegera kazaza ejo, papa gengo, mukambwe, umusaza w'ahazaza. Niyo mazina yanjye ngewe, abandi ngo King Rave n'ibiki ni byinshi cyane. Bijya binanira nanjye kubivuga, nababwiye ko nzabazanira n'umuntu uzajya bashinzwe kuyavuga, ariko igihe kitaragera iyo se bitaragera. Mukobwa mwiza bamwita utamuriza crate. Utamuriza crate abanyarwanda mwese muramuzi. Sinanavuga ngo ni bakeya nabi Gisenyi cyangwa bikigali cyangwa ngo abikarongi cyangwa ngo he. Barakuzi. Barakuzi. Banzi. Ngenzi ko bakuzi. Nzwe na bakeya. Nk'abangahe? Nzwe na famille yanjye namwe turi kumwe hano. Muraza kwirira gatunda tunda tunda tunda. Okay. Cyane cyane ari hiti mu gatunda. Ariko hari n'ayandi ma video dufitanye ngewe nawe. Hari n'amafilme yakinnyemo, gusa ibintu byose yakoze tugiye kubyirengagiza guhera none. Ariko turaza kwibanda ku kantu bita gatunda. Nagakisha. Gatunda sibwo gatunda nakoze. Nagaki urasobanurira abantu. Oya ariko gatunda karazwa nose barakazi. Bagiye ku soko bakabaza itunda baribona. Baba zitunda. Nyine itunda. Agatunda rero kaba ari kakandi gato. Muse wajya ku isoko ugiye kugura itunda ukigurira gatoya. Biterwa n'ukuntu abantu bavuga nyine. Unagasanze ari gato kandi ugakeneye wakagura. Ntabwo ikiganiro buriya rega kiranatangira. Iyo ni imirabye nkuba ntiziraza. Mbanza kubita abakunzi bawe bose, abantu bose bakubonye muri la video bakavuga ngo cyakoze uyu mwana arabikora. Bakubite peace kandi kuri kamera vuba cyane. Nababwire nawe kubakunda ariko. Wabimvugiye. Oya nanjye ndabakunda. No muco twatojwe nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngomba kugira urukundo. Hashize igihe kingana iki umaze kumenya ko ufite impano yo kwactinga muri video? Ntabwo ari kinini. Kingana ute? Nk'amezi nk'abiri. Ubwo duheruka gukorana ikiganiro ndumva hashize amezi 3 hafi 4. Kiri cya prodinzwe kuri Meza TV n'ubundi. Amezi 3 hafi 4. Wambwiye ko umuntu waguteye courage yo kugira ngo ukine filime na mama wawe arimo. Icyo gihe n'ubundi wari ugiye imbere y'imboni z'abantu ngo abantu bakurebe n'ibintu ukora. Byanze bikunze wari utangiye kwactinga muri filime. Biza kuba ngombwa ko babonye ko kwactinga ubishoboye. Twabonye SMS nyinshi, tubona comment nyinshi kuri wowe. Yewe abantu batwaka nimero batandukanye, turababwira kuzibona nyine ni kwa nyir'ubwite nta handi, and then tukakubaza watwemerera tukaziba. Biza kurangira bibaye ngombwa ko bigaragaye ko no mu ndirimbo wabishobora. Ndaza kumenya uburyo winjiriwemo kugira acting mu gatunda. Gite ntakintu ndabivuga. Ntakintu ndabivuga kirenze. Kubera iki taravuga? Kubera iki? Oya uko mwayibonye nanjye niko nayibonye. Twe twabonye agatunda. Uri kwactinga mu gatunda. Tubona agatunda abastari benshi barimo nabafata ku mavuta bakavuzeho mbareba. Wabaye umustar. Bavuga ko nawe wactinze neza muri iriya ndirimbo agatunda kandi ko kusa n'agatunda. Niko bavuze. Agatunda gasa gute? Ni we nyine baje bashaka mu isoko. Eh. Gasa na kwa kundi wavuze ngo urubuto rw'itunda mu isoko ruba rusa.
kumva kandi ngende umuntu kumva rero itonda n'umuntu biratandukanye turaza kwirira gatunda turaza kurya gatunda ko mu soko cyane ko iyi ndirimbo nawe uraza no kuyiririmbaho rega ntago wancika nakubonye iyo ngufashe mba nagufashe mu Imana yamaye iyo mpano nayirimo oya mani nta muntu uzi kuvuga wese nzi ko azi no kuririmba yego uzi kuvuga wese azi no kuririmba kandi ndabizi neza ko repetition wayikoze kuri iyi ndirimbo cyakubwira ko nta niyo nyinshi cyane ariko noneho ndashaka ko umpera abanyarwanda ibyo bashaka kugira ngo njye nkorane nawe hari abantu baba bakuntumye ntago njyewe njyanza gusa ngo bango nkuguyeho ngo nkeneye gukorana nawe oya njyewe hari abantu mba natumikiye hari ibibazo byinshi mba nkeneye kukubaza kubera abantu babintumye kandi nzi neza kubereyeho abantu kugira ngo abantu bamenye ibyawe nimba wifata nyine ugakora indirimbo nk'iriya ukajya muri video nk'iriya ushaka ko abantu bakubona bamenye n'ibyawe nibyo hariya uri ku mbuga nkoranyambaga social media nyinshi zitandukanye cyane bakuntumye ngewe wambonye nakubonye basubize rero ibyo ngiye kukubaza ndongera nsubiremo ikibazo rwose ndashaka kumenya kugira ngo ujye mu ndirimbo gatunda unemere kujyamo wari umukinnyi wa filime reka wenda ibya filime tubyirengagize wari umaze kuvumbura ko nawe ufite impano yo kuba wakakitinga mu kintu icyo ari cyo cyose basi byaje gute baje gute wabemereye gute byaciye mu zihe nzira gite nakubwiye ko ibyo ngibyo nta kintu ndabivugaho kumva gusa mu kwakitingamo nanjye nabimenye nyine uwo munsi nyine ndi kubikoramo gusa nyine n'abantu nyine bakumbwira ati wabishobora iki n'iki nta kindi nabivugaho nibyo abo bantu mwahuriye mbere y'uko ubikora mwahuriye twahuriye uya mu buzima busanzwe nakunda guhura n'abantu nyine n'inshuti zanjye zimwe zikaba zabimbwira zikakubwira ko ushoboye kwakitinga mu ndirimbo kavuga nabyo na nyine nabishobora uriya n'umuhanzi wa kangahe wari ugusabye kwakitinga mu ndirimbo ye ari gukora uriya navuga ko ari nk'uwa gatatu ni uwa gatatu usibye ko ari nawe nyine nahise nangiriraho ababiri ba mbere wabangiye kubera iki cyangwa se ni iki cyatumye utajya muri video zabo cyangwa se nimba waranagiyemo sinzi impamvu iri ariyo yabaye hit oya ntago nazigiyemo ntago numvaga ko nyine ari impano yanjye ko nabikora muri njye ntago numvaga ko nyine mbikunze yego nyine tikoze kugira njye muri iriya Imana yaravuze ngo mwana wanjye ngewe niremeye nkamutereka ku isi yanjye ngewe nayo niremeye uyu munsi urajya muri iyi ndirimbo kugira ngo ugere ku rwego wifuza kuko ndumva utajya kwakitinga mu ndirimbo n'ubundi udashaka kubonwa n'abantu uyu nk'umukinnyi wa filime kubabonwa n'abantu ntago ari ibintu biba ari ibyadanje cyane kuko utayijyamo amajwi y'abafana ngo umukobwa yarakize ngo umukobwa yarakize ngo kuko mu gatunda yayoje igiti ese nibyo hari aho bibase ko umuntu ayoza igiti ndetse amafaranga utabasha gufata mu mashyi wayafata mu ki ubwo ngubwo uwayantwaje uwayantwaje niwe nyine wakakwiye kubivuga kuko ubwo nanjye nabonye ubwo ngubwo ngera imbere amafaranga warayabonye ariko yego warayabonye umeze neza nta kibazo hasi kugeza hejuru warakoze cyane kwakitinga neza muri iriya ndirimbo nizere neza ko na Afrique ahantu ari aravuga ati no mwana yarabinkoreye ese mujya muvugana yego turavugana kuri telefone yego muranahura oya Afrique ari he ari Kigali turamushaka kuri Meza TV umutubwirire ngo niwe muntu dushaka cyane ubu ngubu ubwo nyine muzamutumira ariko waba n'inzira buriya ntacyo ntageza kuri Meza TV
amahirwe nuko udukunda kandi natwe tugukunda, nubwo nyuma y'uko ukora gatunda sinzi ahantu amafaranga wayaririye, sinzi igihugu wari urimo, ndagira ngo usangize abanyarwanda igihugu waririyemo gatunda, kuko twatanze burya n'amatangazo turakubura. aya ni ahantu kure nagiye, nari ndi mu rugo. Wari uri kuyarira mu rugo, ndizera neza kubwa inkoko ntago yavaga ku munwa. Kubera ese amafaranga nayo kurya gusa, wakoresha n'ibindi. Wakoze iki? Oya niba ayo mamiliyoni numva secret. uzi gukura umuntu ku rwego rumwe mufatanyije, kuko Afrique yakoze indirimbo nyinshi, zimwe muri zo nazi nyinshi, ariko nyine abari hejuru bo baba bazi ko iriya ndirimbo ariyo ya mbere yakoze, kuko ntago bamuzi. Yakoze indirimbo nyinshi cyane, ariko iriya ndirimbo niyo yabashije kumufata mukura ku rwego rumwe mutereka ku rundi, kandi iriya ndirimbo we nawe mwarabifatanyije kugira ngo bigere hariya. Yabanjije aratekereza aranyira avuga ngo plan yanjye noneho kugira ngo igere ku ndunduro. Umuntu bita Corette ndamutumiye naze acting muri iyi ndirimbo, nubwo wambwiye ngo byabaye ngombwa ko muhurira ahantu, man ibira bintu byabanje kwigwaho, ahubwo wowe ugahisha abanyarwanda ikintu nabo bazi neza. Ntago biriya bintu bitwika kuri ari ibintu byo kwigaho umunsi umwe. Ntago ari ibintu byo kwigaho umunsi umwe. Ntago nabeshya abanyarwanda, ibyo navuze ni ukuri. Biriya bintu mwabyizeho umunsi umwe. Ahubwo amasaha. Inkoko mu rugo mu gihe itaburaga se after party iyo mu rugo wabaguri? Oya n'ahandi nagiye ni mu rugo gusa. Inkoko zabaye inkoko, abona nizo nariye. What? Icyo utarya inkoko kandi umbwiye ko wayoje igiti? Nakubwiye njye ntabwo nabyemeye ko nayoje igiti. Aba nabuze umuntu wabivuze, kumva ubizi n'uwayanwaje. Umva nanjye ndabakeneye, baba aribo baza kubimfasha. Nese nta mafaranga wabonye mwana? Niyo amafaranga narayabonye, ariko yaraye kujya mu mufuka. Nta naka bakitangukira. Hari umukobwa twakoranye ikiganiro witwa Keira, yarambwiye ngo bakitangukira, agakapu k'aba sister. Mani ntago mbyibuka neza, ariko yarabimbwiye. Yagiye mwako gakapu nibura cyane nubwo yuzuye. Ubwo yuzuye. Okay. Ukaba umaze kuba icyamamare mu kwactinga muri video, nyuma y'indirimbo agatunda ya Afrique umaze kwakira ndetse izindi ndirimbo zingahe z'abantu bagusaba kujya muri video zabo? Ntago ndavuga umubare, ariko barahari. Ariko ni benshi. Baraho. Umaze se kwemerera bangahe? Oya nawe nemerera. Kugira ngo acting muri video se ushingira kuki wemerera umuntu ku actinga muri iyo video asaba ko actinga? Icyambere tuvugana ukuntu ashaka ko umuntu ujya muri iyo video ya actinga, nakumva ntabishobora ntago nabyemera n'imyambaro. Ushoboye iki muri video? Ushoboye ibihe wowe kugira ngo isoko ryawe ritazanangirika? Ndasubira, ushoboye iki? Wakambara ute, wakacting ute muri video kugira ngo isoko ryawe abarifite baguha isoko? Umuntu ushaka kubimenya agenda arebe agatunda uko natinze nuko nambaye. Iriya ndirimbo yavugaga ku gatunda, siko yavugaga se? Tuzi kwira gatunda kandi agatunda kabereyeho kukarya. Ariko ubundi naje ku iriya video mwayikoze ari sangahe? Ko tangiye kuyikora saa 9. Bigera sangahe? Saa 11. Ako gatunda se mwarakariye cyangwa byanarangiye agatunda kabuze? Byanarangiye nako mbona.
ariko mani ishobora byose byanarangiye ka gatunda ntanakubonye kandi bakwijeje ko wowe nawe muraza kukarya. banyijeje ko agatunda gahari naye nsohotse mvuye mu kwatinga ndakabura. wakishyuje uvuga ngo iki? wakishyuje uvuga ngo oya nahise nabyutse ngezemo ndavuga ko bakanyimye nabyutse ngeze mu rugo. wibuka ko bari wakwemereye agatunda muraza kwirira after ya video ariko oya giye nabajije agatunda nyine bakuririmba twaravuga ngo turaza kwirira agatunda. iriya ndirimbo agatunda nimba warayumvishe neza ifite ibice bingahe? ndakeka ari 2. ni 2 na refre. none se ngewe ngusabye ko abantu bambwiye ngo umunsi nzakubona ngo ugende udushakire uriya mukobwa umunsi uzamubona wamufatishije azatubabarire aturirimbire igice cya 2 cy'iriya ndirimbo, nimba cyangwa se ashakemo igice akunda, nimba ari icya mbere akunda, nimba ari icya mbere akunda cyamwubatse akituririmbire, nimba ari icya 2 akunda akituririmbire, nimba ari refura akunda ayituririmbire. wambabarira ugahitamo kimwe mu ibyo udatengushya abakunzi bawe n'abakunzi ba Meza TV n'abakunzi b'agatunda n'abanyarwanda bose muri rusange. wanasanga na mere wawe arimo mani mu bakunda iriya ngoma buriya. mbabarira uyiririmbeho tutitaye ku ijwi, nushake uvuge mu magambo ariko ubabwire. aho ngaho rwose hazatuma abantu bazara iki kiganiro basinzira ntakivuga mu magambo igice nkundamo. Ciao, ubuse ko hari n'abazakireba bari no mu kazi banicaye n'abazaba bagenda kuko ushatse ko basinzira nyine ahubwo maririmbye atuma basinzira, ariko nimavuga bazahita bagira amatsiko kujya kureba ya ndirimbo bayumve. nge mbasabiye igice cya 2 na refre gisobanure mu magambo na refre gusa ndakubazaho. igice cya 2 hano nkunda haravuga ngo sinagupromisinze benzi sinaguhisha amadeni wankunze uko ndi, wankunze nta mani nta body nta kineki. shaka nkomeza nako ngako nanjye nzi. oya hari ahantu harahavuga ngo cyangwa nuko za staff zazindi nge mpora ndirebye tiri muri bafirengira ngo ni yo French akarere ubwongo bwo kunasobanura kandi ndikumva uyizi. ingenda yize ariko hari abatayizi. oya barayizi. n'atumikiye abanyarwanda barayizi naho ngaho nzi nanjye. ngo siyagupromisinze benzi ajya aririmba ngo sinagupromisinze benzi sinaguhisha amadeni wankunze uko n'ibyanjye ntibubizi. Okay, ese buriya nyuma yuko mumara gushutinga iriya video nta kindi kiganiro mwigeze kugirana nibura ngo twibireho amagambo makeya mu magambo wamubajije se ubundi indirimbo nkoreye video ubundi agatunda nagaki nyine nawe mubajije ariko kuri twese abanyarwanda agatunda turakazi. wajya mu soko wari bazaribona bavuga ngo amatunda kuko aba ari menshi. muraza kwirira agatunda bundi aho waririye amatunda reka twite noneho amatunda nta kibazo. wigeze ubona abantu babiri basangira itunda? yego itunda ikinyomoro se cyangwa marakuca barasangira bura nta kibazo. marikuca oya marikuca urayisatura akamuhereza agace kamwe nawe
akandi gace. Okay. Uyu ni umukobwa wagiye mu ndirimbo gatunda wakitinze neza, abanyarwanda barabikunda. Iyo ndirimbo ugiye kuri social media ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube yayo urasanga ifite 450 binarenga. Ntabwo ifite nibura ibyumweru bitatu. Ntabwo iragera nibura ibyumweru bitatu. Ni indirimbo y'umuhungu w'umunyagisenyi no mukobwa wakitinzemo no munyagisenyi. Ntago mbeshya uriya mwana nimba atari n'umunyagisenyi niho yakuriye. Ndabizi neza ntago mbeshya. Niba atari n'umunyagisenyi aziranye n'abanyagisenyi cyane kurusha abahantu avuka. Kubera ko igisenyi n'umujyi mugari kandi munini abantu bahigiramo. None se wagize ngo kuba yaraje gutwara umwana w'igisenyi nawe sinagura umunyagisenyi buriya. Wana ngiye no kavukire yanjye. Yarangije aravuga ati nzengurutse aho navutse hose na cyangwa na hehe, wenda we ntago muzi birenze cyane ariko kumumenya ni kama kawaida biri mu nshingano zanjye banyarwanda agomba kuza. Ariko yahisemo wowe. Yahisemo wowe kandi waranabikoze. Wakiha amanota ngayo muri iriya video. Ngewe tunayivaho kandi buriya tujya mu bindi. Oya ubwo nzabyumvira handi ubutaha nzakubwira. None se reka nkubwire. Reka nkubaze akabazo. Aya manota urukumva ni aya manota ngiye nakwereza 10 ku 10 ni aya manota. Ni n'amahirwe yuko n'abayireba niyo baguha. N'abareba iriya video niyo baguha. Ahubwo iriya video kuva yasohoka umaze kuyireba inshuro zinga. Ni nkenye. Ego umunyarwanda kazubeshya we. Ntago mbabeshya ko ntago nkunda kubeshya. Akenshi nkunda kuyireba kuri televiziyo. Nayirebye rimwe nyine igisohoka nibwo nayirebye kuri telefone. Ubundi nyireba kuri televiziyo. Iyo ubonye se waragiye mu ndirimbo ya mbere ari nayo wakitinzemo bwa mbere ukabona wakitinze kuriya yaranakunzwe bingana kuriya bigutera irihe shema cyangwa biguhizihe imbaraga zo kugumya kwakitinga? Kuko no kwakitinga nakazi bitunze n'abanyarwanda benshi n'abantu batuye isi benshi mu bihugu bitandukanye. Hari abantu bavuga ngo ngiye kubaho kwanjye no kwakitinga muri video muri filime muki. Biguhizihe imbaraga cyangwa ubona ejo hazaza hawe bimeze gute? Icyambere ntabwo ajya gukora ikintu ushaka kuvuga ngo aho narindi uyu munsi no nshaka kuguma. Ukora ikintu rero no kujya muri la video no kuvuga ngo uwo uyigiriyemo kubwo baba wumva ko nyine yatera imbere cyane. Rero no kuba yarakunzwe nyine nanjye bijya binshimisha. Navuga ko nyine ni nk'umugisha gukora ikintu bwa mbere kigakundwa kuriya. Ubwo nyine ni ikintu kima courage yo kuba nyine ikintu cyose nakora nakumva ko cyagenda neza. Murakoze cyane. Nyuma yo kwakitinga muri filime muri video y'indirimbo kugeza ubu wabonye ko wabaye umustar cyane biturutse kuri iriya ndirimbo, ariko na mbere yaho koko wakinaga n'amafilime. Ese wakomeje gukina filime cyangwa ibya filime wabivuyemo uravuga ngo ngiye guhitamo kuba umwakitinzi mu ndirimbo? Oya ntago nabiretse, ndacyakomeje. Cyakomeje filime. Ubu muri gutegura ibiki mu bijyanye na filime? Nyine nagashya kuko twakoze 2020 tugomba kuzana agashya nyine muri 2020. Ubwo rero bashonje bayishowe ni byinshi byiza bazabona. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo ahantu yaba yaragukandagije ni ibibazo by'amatsiko ngemba mfite. Iyi ndirimbo ahantu yaba yaragukandagije wari utarigeze ukandagira ukavuga ati kubera ko nakoze video nziza nkakitinga neza muri iyi video mbashije gukandagira ahantu nari ntarakandagira haba ari he? Kwakandagira muri burya kuvuga ngo mvuye hano ngeze hariya iki? No kuba rega wararaye muri hoteli kubera iyi ndirimbo, ariko hoteli ya mbere wari utarigeze urara? Nayo. Noneho ntabwo urarara muri hoteli kugeza ubu? Oya nshobora kuba naraharaye atari kubera ino ndirimbo. Ariko ushobora kuba hari profit wabonye nawe kuri iyi ndirimbo zirenze izo wowe wari ufite?
reka tureke ibya hoteli rwa urugero natangaga profi sibwo mba narabonye nka gute ubu nta kintu na kimwe iyi ndirimbo yakugejejeho utari wari wagakabakabyeho ntabwo cyabura no kuba umuntu atambutse akavuga ati dore wa mukobwa muri ya ndirimbo iri guhitinga kumva nabyo nyine navuga ko biranumvikana ko utakigenda n'amaguru shanda yagenda nose nta bite ufite wabigenza gute nambaye ufite none se umunsi uzagenda ugasanga abantu bakwiteguye bagukoreye uruzitiro baravuze nturarenga hano utatubwiye uzabigenza ute washatse uburyo ubona transport ubwo nyine murabifasha ariko ubwo icyo mbereyo ni ukubasobanurira ibyo bambaza nabasubiza nukuri kw'Imana Imana ishimwe cyane kubera ko nibura ubu ngubu dufite n'umustar turi kumwe n'umusitari wavuye i Rubavu wakitinze neza mu ndirimbo ni nayo mpamvu nyamukuru ngewe gitera nicaranye nawe ni nayo mpamvu nyamukuru naguhaye abanyarwanda kuri uyu munsi bahoraga n'ubundi bakumbaza ese ko bimaze gutinda bibaye igihe kinini uriya mukobwa ndabizi ko umufite kubera icyo utamutuzanira ndavuga nti uyu munsi nimbura turi buze guhura twahuye abanyarwanda abakunzi bawe abakunzi bagatunda abakunzi ba Meza TV abakunzi ba filime ukina abakunzi b'ibikorwa byawe muri rusange ndashaka kubaho ubutumwa n'ibyo ubahishiye ibyo mbahishiye bazayibona ni byinshi gusa ubutumwa nabaha nyine nuko bajya kureba nyine filime nakinnye incoreke inyura kuri Meza TV agatunda kari kunyura kuri Rio Park hari n'indi filime yitwa awahiveni inyura kuri Iris Rwanda ubwo nyine abakunzi banjye aho hose bahanyuze baba banshigikeye aka kanya hari abantu benshi bari kuvuga uno mukobwa yaraturyohereje no kumureba gusa ese ubu turabigenza gute kugira ngo uno mukobwa tuze guhura nawe ese mfite ikiraka runaka cyo kwakitingamo kandi uko yakitinze narabikunze nanjye ni kuriya barakubona gute aho bambona nambabazi basaba murazifite kuri IG nutamuriza Colette na Fibi ubwo WhatsApp nawe nyine bazayibona hose ni utamuriza Colette yego mbese ahantu hose ni utamuriza Colette ni kutwika niyo mazina yanjye niyo mazina yawe nyuma yuko tumaze kubona na se tumaze gukorana ikiganiro twari twasanze ahantu ukunda gusohokera wari wambwiye Lakeside haryo wari wambwiye Lakeside ariko ntabwo njya nibeshye ntabwo ujya wibagirwa nyuma yuko nyine wambwiye ko ukunda gusohokera ahantu ngo bita Lakeside ubu noneho ahantu hagezweho kuri wowe ni hehe ngo nyuma y'iki kiganiro tujyane oya Gisenyi iwanyu haba hari iwanyu ukumva ahabaye hafi bitewe n'igihe ufite niho njya tujyana he twe babajyana he babajyana mu rugo yes nyuma yuko turaba turangije iki kiganiro uradusohokana ahantu nka he ahantu hari gutwika mw'imini ahantu bita kuri going good uzamutsarigura mu byaro aho ngaho nahahoze ari cercle d'amitié kera ni haruguru y'ibitaro gatoya twitegure ko ariho turarimirira uyu munsi naho ngaho rwose nanjye hari ahantu narahakunze nasohokeye rimwe ukoze hasi unyibutse ibuye reka nditere n'abantu bakunda akantu ko kunywa rwose ndi nagitera bafite icyo kurya inkoko barayifite urukwavu bararufite akabenzi baragafite kubakarya hari brushete hari byose icyo kunywa cyose kiba gihari munyarwandakazi ushaka kuruhuka mu bwonko bafite jaride nziza mbese haratwika nabirenze ndagushimiye kuba unyemereye agacupa aho hantu
kandi uziguhitiramo abantu bawe. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nubwo wanze kuturirimbira, sindi bunana kubwire ngo ukine filime niburaho gatoya, kubera yuko time yari iri hari uyu munsi niyo kuganira kuri iriya ndirimba gatunda, ahubwo tugutume kuri Leo Park Afrique, umuduhera ubutumwa ngo turamukeneye kuri Meza TV cyane. Yego ndabikora. Dusoza ikiganiro ndagira ngo wongere usabe nibura bimwe mu bakunzi bawe n'abantu bagukunze. Nabivuze ku bakunzi banjye ahantu banyura mu kunshyigikira kuri Meza TV, barebaho filime inshoreke, kuri Leo Park hari irandirimba gatunda, no kuri Iris Rwanda hariho Our Heaven filime nshyashya. Urakoze cyane, nta kindi ngiye nakwifuriza n'icyo nagusabira uretse gusaba Imana ngo ibyo ukora byose ijye igumye gutuziza umurindi, aho uteye intambwe igusunike kugira ngo itere aho uteye, kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugera, nibiba na ngombwa izagufata akaboko. Urakoze cyane. Sawa sawa. Meza TV ryohera abagukurikiye.